yego uzi ko ikintu cyitwa amashimwe kigaragara no mu maso uzi ko guha agaciro iby'Imana yavuze ari ibintu bigaragara no mu maso mwarabibonye umuntu uzi amashimwe yego n'umuntu urabigaragaza n'amaso arabigaragaza imvamutima ze zirabigaragaza rangaje ye irabigaragaza noneho ngo mwinjire mu marembo ye mushima umuririmbyi yarangije yungamo ijambo rivuga ngo nshima umwami wo mu ijuru nindangiza ngo nari cya kabiri ntange n'ibyo mushimisha kuko nari mbasha arambohora nari ndwara shima umwami wo mu ijuru yego ntange n'ibyo mushimisha kandi mwitonde cyane hari umuntu wahita yavuga ngo mbese mama arihane uwo mwami tumutanga ibyo tumushimisha ari ngo tubimwe Bibiliya yandika ngo iki bari jigo b'Imana iyo banezerewe amina cyane Imana iravuga ngo nshingiye kuko umuntu wanjye none watangiye kuvuga ngo zomene bitewe n'iki none ukamubona ku ruhimbi aje ateruye umwana mwiza ashaho ufite imisatsi myiza amasoso ikiyobe cyiza abonye amavuta meza amusayidira umuteruye afite igitenge cyiza cyangwa bazaje yambaye yatinze kuza gushima kubera ko atari kwiza aje yambaye neza guhera ku rukweto kugeza kuri smartphone hari n'abagira amahirwe bagahembwa n'amasmartphone bagahembwa n'amamodoka uje umeze neza urusombe rwuzuye isafuriya warabyibushye amatama arangana n'amabuno uje warahembwe urugo rwuzuyemo ibihembo amadayihatsu yaraguhenze amafuso araguhemba ibitoki biruzuye ibinyamunyo biresha gutya imishabi iby'amoko yose biruzuye no kuza gushima Imana ni mesaje wohereje kuko ntushiguka uje unatinze tugira ngo watindanye ishimwe ndebero uyu muntu ku ruhimbi rero yatangiye ati amen gituza nyine kiba cyararemerewe kubera ibisopo amen ati ndashima Imana aramfashije byari bigoye nagiye kubyara nsaba Imana ngo ntazagira umuntu mbaga sindi ihene Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana twamenye tukayizere habwe icyubahiro muraho neza uraho twatangiye kuzura ivuze Imana ikomeye yego yewe simbyumva nk'ibivuzwa aka kanya njya guhera ku gukomera kwayo mu ivuka ryanjye nkahita nsimbukira naho yagaragaje gukomera kwayo mfashwe utaragera kuri Imana iteye ubwoba ukivuga ko ikomeye mpita muri jye nyakira nk'ikomeye nkatangira kumva nanjye mpise nkomera uvuze ijambo ryiza ivuga bikaba yategeka bigakomera ivubura amasoko ikirere kitaguyemo imvura ireba abakene ikamenya yuko bakwiye kurya iyambika abashonje kandi n'ubundi bari basanzwe ari banyakwitira ariko bakambara bagenda mu nzira bakabita ababosi idutuje mu mujyi wa Kigali nta nzu tugiramo itugaburira nta kazi dufite irera imfubyi zigakura ukabyara imenyera umupfakazi igitenge nta mugabo ihagurutse umuntu nta note zimuhagurukije we ayiwe ikura ku ntebe ibyigomeke igashyiraho abayubaha iyi muri misozi ntibimenye we kayibikana uburakari bwawe haleluya amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali ntara ya Gatandatu y'abadiaspora abantu mwese mudukunda turabasubije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amarene yavuye incokoza ubwo wa muntu ushiraho comment rwose umuntu nanjye yarankubise bajya bamonde hangana ariko kuri cyane wanjye nta muntu ujya unukirayo disi mfite abakristo bazima yego babishakira yuko wakwivugira cyose rero ngiye kureka hano no kuyabomboreka ndabizi uri bufashwe kandi nabo rega nabo baravuga nuko wenda batavugira kuri kamera ariko baba bavuze mumeze neza tumeze neza turashimira Imana Imana ihabwe icyubahiro kandi namwe ndabashimira reka kuri aka karengarenga dufatanye
yahaye zera ni za nyirabarazana ufatanye na za nyirabarazana buriya nazo ziba ziririmba mu isi byaremwe byose ngo byiteze impanda ye. yego kandi bigira igihe nabyo bihimbaza Imana. yego mu gitondo cya kare utunyoni turayihimbaza dore ko tugaburira tutanahinze. ariko zigo aleluya ni ukuri nabyo bivuga ko yera. ibyaremwe byose byuzuye amashimwe. urumva neza n'ibikoko byo mu ishyamba bijya byuzura amashimwe. kandi byose ngo ibyaremwe byose kugera ku nguge kugeza ku nkende zo muri Nyungwe byiteze impanda ye. Imana ihabwe icyubahiro. amen. harya arumbwiye ngo ngire nde banza arumbwiye ngo nisenge badukurikiye yarambwiye ngo ngire nde ukuntu bagiye guhita bandika bagiye guhita bandika nyamara banza hari ikintu bambwiye ngo nkore. umuntu udukurikiranye reka turebe ibyo bagiye kwandika. umuntu udukurikiye nambwire harya bari bambwiye ngo ngire nde nsenge. tuvuze ku bintu bijyanye n'Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo abantu batekereza. ariko twari tugeze ahantu nyine uburyo ki Imana ari igitangaza. dutangiye kuvuga uburyo aba bantu nyine iyo bandika muri komenti hari uburyo nyine bavuga bati umunyamakuru nabo umunyamakuru ariko uvuga ijambo ry'Imana ariko tugendeye ku tunyoni twa mu gitondo natwe tugiye kuzamuka nayo ngiye kuzamuka ngo mvuge buryo ki tureba buryo ki ejo twariye. aleluya. nta maboko dufite yo guhinga ariko tutazi uko byagenze. ariko umva ibyo bintu uri kuvuga ukuntu binakomeye umuntu yahaguruka akavuza n'induru. noneho twebwe ntitujye mu materaniro mu gitondo ngo tujye gutangira umunsi turamya Imana kugira ngo tujye mu byacu nayo ibane n'ibyacu ariko two tukaturusha ubwenge tukabyuka turirimbira Imana tunayihimbaza. none se oya reba umushomeri amafaranga arya ku kwezi. yego huza ibyo bintu. umushomeri ndebera amafaranga arya mu kwezi. yego arya menshi. hari igihe twasanga umushomeri ari nawe urya menshi kuruta ukora. iyi mirimo rura n'ibindi bigo bishinzwe kugenzura ibintu baramutse baje mu rugo rw'umukristo wuzuye umwuka wera uko agenda arya ibyo arya buri munsi bagakurikiza umutungo atunze n'ibyo yariye n'uko yambara bamufunga ariko umuntu aho ari unkurikiranye nafashe kuzura umwuka wera areba uburyo atunzwemo ntibihuye n'ibyo yinjiza. areba uburyo abeshejweho n'Imana niyamuhanze na rurema rugira ivuga bigategeka bigakomera. igiti cy'inganzamarumba isambu itarumba itebuka ntitebe imeze imvuzo abandi bahinga amasaka ntamera ariko ahinga imvuzo zikamera. iyi Mana umfashe kumva uburyo ikora ibintu birenze iby'amashuri yacu. diporome situmye uhembwa ayo mafaranga byahe. Imana ishimwe ibaho umugisha. naho ubundi akantu wari ugiye kuvuga abadukurikiye hari ukuntu umuntu yigeze kumbwira aramye ati abantu nibatavuga ibintu baho bizi bazi kugerageza mubivuge. Agiye kuvuga akantu kavuga ngo hari indirimbo ivuga ngo n'ibyaremwe ko bigana byiteguye impanda ye kandi byaremwe uko bingana byiteze impanda ye twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi duhumure tuzaruhuka tutakibabara. byaremwe uko bingana kugera no mu nkende zo muri Nyungwe kugera no mu nyoni zo mu giti cyo kwa sogokuru. ejo bundi twavuze ku modoka ubu uragira ngo tuzamukire mu nkende n'impara n'imparage
dore imbogo dore impyisi harya impyisi zo zibayo impyisi zibayo muri nyungwe nta kintu kitariyo kera hari umuntu wigeze kuntuka ngo wa mpyisi we mpita njya kubaza amateka y'impyisi impyisi ntabwo ari nziza ifite n'ataye mbi no kureba mu impyisi kandi ikindi cyayo ni ingome umuntu yaragututse nabi ariko Imana ishimwe ko iryo zina amazina batatwise nayo batwise nayo batazi uko tuzitwa Imana yo yarabirebye Imana yarebye ubona simba impyisi harya kimwe gita amahwa kitwa ikinyogote ni ikinyogote burya kirikunkumura kikajugunya amahwa ajomba kirwanisha amahwa yacyo kigasigarana ubunyogote bwacyo ariko kikarekura amahwa ibyo nabyo byiteza impanda ye ariko Yesu we urategerejwe Yesu we nukuri urategerejwe pe urategerejwe urakumbuwe urategerejwe umuntu utegerejwe n'ibintu byose byaremwe byiteza impanda yawe urategerejwe umwami arakomeye wasenga Imana tugatanya mu mari Uwiteka Mana nyiribihe tugushimiye ko ukomeye kandi urakora kandi ibintu ukora ntibirondoreka birenze ubwenge bwacu twarimo tuvuga uburyo ugaburira inyoni zitahinze ugaburira abashomeri kurusha abafite imishahara iyo turebye urwego turimo biraruta mbere kanwa kacu kuzuye amashimwe kuko ntiwigeze uduteza abantu n'iminsi baduteze warayiturengeje izina ryawe rihabwa icyubahiro kuboko kwawe kwiza kubane natwe turasabye ngo umuntu ugiye kudukurikira imbaraga zawe zimugote umurindisha imbaraga z'umwuka wera igitinyiro cy'ubumana bwawe kimubeho ndetse cyane iri jambo rigeraho ntaragera rigere mu mitima y'abantu rihindure byinshi kandi Uwiteka wubake ibyo Satani yari yarashenye senze nshima mu izina rya Data twese umwana n'umwuka wera amina amina cyangwa umuzabibu wakwera imbuto z'umutini niko n'isoko itabasha kuvamo amazi y'umunyu kandi ngo ivemo n'amezi Zaburi 100 nayo ikavuga ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize umurongo wa mbere mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu mukorere Uwiteka munezerewe muze mu maso ye muririmba mumenye yuko Uwiteka ari we Mana niwe waturemye natwe turabe turi ubwoko bwe turi intama zo mu cyanya cye mwinjire rero sasa mu marembo ye mushima no mu bikari bye muhimbaza mumushime musingize izina rye kuko Uwiteka ari mwiza imbabazi ze zihoraho iteka ryose umurava we uhoraho ibihe byose ndashaka kuvuga ku bintu byerekeranye no gushima ndashaka kuvuga ku bintu byerekeranye no gushima turatinda kugushimira Imana ariko tujye tunyaruka dushimire n'abantu burya gushimira Imana ushimire n'abantu yakoresheje kuko hari abantu bagira umuco wo kutamenya abantu babagiriye neza ngo bajye kubashimira umuntu akaba yaragutunze imyaka 10 uri nyagupfa ntukore igihe cyo kuvuga uti mu bushobozi mfite reka njyane n'ipaki y'isabune cyangwa igiti cy'isabune njyane n'umuntu umfasha kuvuga ngo warakoze iri jambo riremereye kuruta icyo uzanye muntu dukurikiye umbe hafi tujya dushimira Imana dufate n'igihe cyo gushimira abantu yakoresheje ku buzima bwacu Data twese uri mwiza nk'ubu hari abantu bubikiriye kuzajya gushima abantu kumva zabo barimo babashyiraho igitaka babagejejeyo reka twigire isomo ryo gushima cyangwa gushimira ni isomo riri bugufashe wowe wumva ururimi mvugamo ni isomo riri bugufashe wowe wari waratakaje umurongo wo gushima umunyarwanda aravuze ngo indashima ntiyongerwa Merisi yamaze amapera ya padiri yigiriye mu giti cye abona umuntu munsi w'urugo ati wampaye ipera padiri akajya amanyura arimo amuterera murakoze padiri akumva ako kajambo ni keza amanura irindi murakoze cyane padiri banza nawe ataramenyera abantu bamushima banza arakoraga neza ntashimirwe atakubitana n'umuntu uzi gushima amanura irindi ayiwe murakoze
murakoze cyane we. Padiri akajya amanura biranaga. Yo murakoze. Merci maraho igiti cy'amapera. Ndashaka kuvuga iri jambo ariko byibuze ndimo base nkurembuza ubundi kukurembuza wumve murakoze ikisobanuye. Nukuvuga ngo turajya mu murongo wo gushimira Imana dutambikemo no gushimira abantu. Nk'uyu muntu wahagurutse mu rugo rw'umuntu akakurera imyaka 10 akagura ibishyingiranwa akagushyingira akaguhagurutsa neza ukabyara akanaguhemba ukaba utaragera iwe nimba waranagiye ugakubitwa niko babyita basi muri uko gukubitwa kwawe za umubwira uti sinibagiwe neza wangiriye ariko merci beaucoup niyo ngira amata mbanyaguhaye ngire nk'ambanyaguhaye ariko nzanye ururime ruvuga ngo merci beaucoup sibyo ibyo bintu bimwongerera amavuta yo kuba yakora ikindi nanjye ubwanjye iyo nguhaye ntushimire nagiraga umuntu umfasha agiye nkunda gufasha cyane ariko hari umwe ntagifasha kubera impamvu yo kudashima naramuhaga akagayo akabona ngo sibyo nari nkwiye kumuha ati kuki runaka amuhaye bijya akaba mpaye ibi ntacyo abiguze ntacyo mpfana nawe nimuwe mugiriye muhaye ibingana n'indaye ntabwo namuha ibingana n'indeshana afite indaye ari byo byaba indaye agakono ukabona intambara ikirangira umuntu baraza kubarura abantu bo gufasha ukibaruzaho abana 5 ukiri isugi rero ingaruka zo kudashima zitumye abantu batongerwa ingaruka zo kutagira amashimwe mu kanwa kanyu zitumye Imana ikupa kuko nibyo yaguhaye yategereza ishimwe yarahebye Yesu yigeze kugira umubabaro w'ababembe 10 yakijije bagacaho bose bakajya Mateus abandi Nyabugogo habone kumwe Ngwino gake tera gatebe wicara ngwino gake umve nko yarabakijije bajya Mateus abandi bamwe bajya Mateus abandi bajya mu commercial abandi bajya Nyabugogo kandi bakajya bahicara bavuye zo mu Bushinwa na za Dubai hose baragenda Petro babura na za korari zirababura n'itorero rirababura n'ikidiyakoni kirababura n'imirimo bamuhaye hose barabura Yesu arangije agiye kubona kamwe gusa karahingutse kagabo kamwe mu bakije mu babembe 10 kaza mu maso ye gashimba Bibiliya yavuze ngo iki ngo mwinjire mu marembo ye mushye yego no mu bikari hose mucengera mu muhimba yego muyishimire kuko ari nziza kandi muyishimira hera hayo haleluya amina muyishimire gukomera kwayo n'imbaraga nyinshi mubivuge mubivimize Yesu arangije abaza umubembe ati niko se wa mugabo we komera ukambakiza muri 10 abagenzi bawe nge narinze akababaro kanje namenye akababaro maranye iminsi bagenzi bawe bari umugabo ati rero simbishinga sinzi aho bari baje baturuka sinzi naho bavuka hari n'abantu bavuka mu bwoko butagira gushima muri bwo yego sinzi aba bantu umubabaro bari bafite sinzi aba bantu uburyo barekonesheje ariko n'agafaransa kajya gatakaramo raga nakoreye umuzungu hari ukuntu kajya kagaruka nkashiduka barekonesheje hari ukuntu gatakaramo agafaransa najyaga ngaprononsora kandi nkanakavuga nzunguza umutwe Mana turekoneshe ineza yawe turarekoneshe urumva neza jewe nabihaye agaciro nabihaye agaciro nahaye agaciro uburyo nari mbembye nahaye agaciro uburyo abaganga byari byabananiye agaciro uburyo nari nahawe akato mu bo twigana ntawe unyegera nuka jewe nahaye agaciro uburyo madamu yanyanze uburyo nabuze hepfo nkabora haruguru ngiriwe neza nawe databuja agaciro uburyo wankijije nta n'igiceri cy'icumi nta consultation nta consultation nta mituweli yakoze mu gutabarwa kanjye nta mituweli yakoze ntarama sinanyuze muri urgence ngo ejo ngaruke bambwire bati umuganga ufite ikizamini cyawe
ntabonetse sinigeze ntegereza ngo bice mu bintu byo gufata amaraso sinigeze ntegereza ngo bice mu bintu byo gufata umusanani n'inkari sinigeze mbona unavuga uti musuzume impyiko ze kuko amaguru arabyimbye sinigeze mbona baca mu maraso ngo barebe icyatumye mbemba nahaye agaciro uburyo wankijije nta n'iminsi nta n'iminota wabihaye kakantu ko kurekonesa subiremo aho kantu ko kurekonesa aya mujye murekonesa sha hanyuma none jewe byose nabitekereje runaka ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushimira warakoze Yesu habwa icyubahiro warakoze naho ibyo babemba 9 bagiye bagahera nka za hene ntibibuka aho batabariwe sindi mu ruhande rwabo hari umuntu utibuka Yesu wamukijije azibuka umuntu wamugiriye neza byanyuzemo uyu muntu utibuka yatabariwe azibuka uwo byanyuzemo mujye mwibuka abantu byanyuzemo aka kanya mboneho gushimira abantu bajya bampifa itogosheje ndabashimiye abantu bajya banyura ku kanyenyeri 182 ndabashimiye abantu bajya bambwira bati akira amazi umwe wavuze ijambo rishimishije ndabashimiye n'abavuze mu mazina muhise mwimenya hirya iyo mana yagasani we ndabashimiye Imana ibaha umugisha ibarebe neza ibagure bateteshe ibaha umugisha urandaranda uw'igihuru umugisha usakuza umugisha utagira rutangira mwarakoze kuko mumpa imbaraga mumpa courage mumpa courage me prononcer mumpa courage nukuri merci beaucoup bose ndabashimiye iyahonta niki kiraje hanyuma twagiye n'igihe kirekire rwose mubikora neza yawe turayirekonesheje igifaransa cyanjye cyakuryoheye hanyuma rero ndashaka kuvuga ku kintu cyerekeranye gushima aho uri utegura igihe cyo gushima si byo nshuti yanjye Bibiliya yavuze ngo iki mwinjire mu marembo y'umushima muntu dukurikiye muremera ko hari abantu bajya binjira no mu rusengero ukabona barasiritse mujya mubibona abantu binjira mu rusengero ukabona baranutse tuzi yuko uri mu rusengero ari isoko nziza yego ariko twageramo tugasangamo ibintu bishariye nk'indimi yego wari wabona n'umuririmbyi wasiritse kandi izina afite ry'uko ari umuririmbyi agomba guhimbaza Imana bari kure n'abari hafi bakabimenya imitima abantu ikanezerwa nawe ugasanga arasiritse ari kuririmba ngo reka tugutambire ukwiye gutambirwa akajya bivuga ahagaze nk'igiti mu maso yabishe ukumva ntushaka no kureba isura ye yego uzi ko ikintu cyitwa amashimwe kigaragara no mu maso uzi ko guha agaciro iby'Imana yavuze ari ibintu bigaragara no mu maso mwarabibonye umuntu uza amashimwe yego n'umuntu urabigaragaza n'amasara bigaragaza imvamutima ze zirabigaragaza rangaje ye irabigaragaza noneho ngo mwinjire mu marembo ye mushima umuririmbyi yarangije yungamo ijambo rivuga ngo nshima umwami wo mu ijuru nindangiza ngo n'icya kabiri ntange n'ibyo mushimisha kuko nari mbasha arambaho nari ndwara shima umwami wo mu ijuru yego ntange n'ibyo mushimisha kandi mwitonde cyane hari umuntu wahita yavuga ngo mbese mama arihane uwo mwami tumutanga ibyo tumushimisha ari ngo tubimo Bibiliya yandika ngo iki bari jigo b'Imana iyo banezerewe amina cyane Imana iravuga ngo nshingiye kuko umuntu wanjye none watangiye kuvuga ngo zomera bitewe n'iki ikabona ni Mukamana wo kwa Tereza na Atanaziya na Nyirandori na Muja
batumye umwuka w'Imana ukorera muri Mama Lionel. Imana avuga ngo ubwo watanze ibituma nshima hanyura muri mperutse kujya mu ivugabutumwa hanze y'igihugu. Umuntu umwe abona na postinze akabanderore kivugabutumwa. Arambwira ati Mama Lionel ati reba kuri momo yawe nkuguriye amazi 50. Iyo yewe mperekeje umuvugabutumwa gutya ngabana ku mugisha we. Ni merci beaucoup. Karagaciyemo. Oti merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hanyuma ujuga pronto merci beaucoup. Hanyuma na wati merci ose. Hanyuma ntange ibyo mushimisha. Ndashaka gutinda nshima umwami wo mu ijuru. Nimara kumushima mushime we. Mushime kugira neza kwe. Mushime kuva nkivuka. Mushime aho ngeze. Mushime nibutsa aho mvuye. Mushime ibyo mpaye. Mushime uburyo mbyaye. Mushime uburyo nkize. Mushime uburyo nambaye. Mushime nindagiza kumushima ku munwa ndashaka kuvuga amashimwe abiri. Iryo ku munwa ni ryaho niryo mu kiganza shaka. Aya mashimwe agomba kuba impanga. Mushimisha umunwa ntange nibyo mushimisha. Kuki ibingibi ari ibyo mushimisha? Mu by'ukuri uravuga ishimwe ry'Imana nurangiza kuko akuzuye mu mutima gasesekara no kumunwa. Noneho twebwe ntabwo gasesekara kumunwa kuko uratanga n'ibyo umushimisha. Uravuga ngo Mana warakoze kuko wahaye umwuka abahanuzi bawe bakansengera bakakunsengeraho ukabasha kunyumva. Iduka ryanjye nta kintu cyari kirimo, ubwo natanga icyo mushimye mu byo nungutse no mu mugisha wampaye kwambara bitewe n'uyu. Ariko umuntu wawe kuko ahora imbere yawe akonegita ubwiza bwawe reka nshimire nanjye wa muntu wakukuye agatambaro k'umukara nawe uri yatanze ibyo gushimira ibyo ashimisha Imana. Noneho yubahwe n'ukuri pe. Undi nawe ati Mama Lionel akunda agafi gatogosheje. Imana ikamuha umutima wo gushima. Ariko ntibigaragara. Reka mwereke yuko shimira Imana. Ariko ngo ndashimira Imana ku bwa Mama Lionel kamwoherereza. Abandi bati abwiriza ijambo ryiza ku buryo ntaheruka kumva ijambo mu bana b'Imana. Noneho ari umuntu aruza kumbwira ati Mama Lionel ati ndagukurikirana ariko iyo utinze guseka numva ntarafashwa. Atugira igitwenge ati ukubisamo cya gitwenge sasa. Ati nanjye ndaruhuka ati ndagukunda cyane. Imana igumugisha cyane waranakoze kuri ka kantu tuziranyeho. Rero muri ntange ibyo mushimisha ndashaka nanjye kugira abantu nenga iyo bagiye gushima Imana. Nshima umwami wo mu ijuru. Yo ni parti ya mbere ariko ikeneye ya kabiri ntange ibyo mushimisha. Ndashaka kunenga umuntu utinyuka akajya ku gatuti kuri mikrofone wafashe indura yitwita amezi 9 ni menshi cyane. Inzira byaciyemo kugira ngo umwana akure ajyeho n'amaso n'amatwi n'amazuru we. Se bira bintu byutekereza byagiyeho gute? Ese uyu mwana mjyamu pediatra akamupima agasanga ni muzima hano hose n'ibihaha birahumeka neza biruzuye. Ubundi butekereza bira bintu byagiyeho gute? Bintu bikorekera utareba bigasohoka ukabona ni ibintu byujuje ubugiziranenge. Banza utekereza bira bintu byakozwe gute? Ni so wabikoze ni nyoko namaranga mutima. Oya mujye munatekereza bite ubundi bite muri habagore mutera gatebe mwicare mbabaze hari amashimwe yanyu ateye ati none ukamubona ku ruhimbi aje ateruye umwana mwiza shaho ufite imisatsi myiza amasoso ikiyobe cyiza abonye amavuta meza musayidira umuteruye afite igitenge cyiza cyangwa bazaje yambaye yatinze kuza gushima kubera ko atari kwiza ajambaye neza guhera ku rukweto kugeza kuri smartphone. Hari n'abagira amahirwe bagahembwa n'ama smartphone bagahembwa n'amamodoka
uje umeze neza urusombe rwuzuye isafuriya warabyibushye amatama arangana n'amabuno uje warahembwe urugo rwuzuyemo ibihemba amadayihatsu yaraguhenza amafuso araguhemba ibitoki biruzuye imva ibinyamunyo biresha gutya imishabi iby'amoko yose biruzuye no kuza gushima Imana ni message wohereje kuko ntushiguka uje unatinze tugira ngo watindanye ishema ndebero uyu muntu ku ruhimbi rero yatangiye ati amen gituza nyine kiba cyararemerewe kubera ibisupu amen ati ndashima Imana aramfashije byari bigoye nagiye kubyara nsaba Imana ngo ntazagira umuntu mbaga sindi ihene sindi inkaje no gutuka aba marioneri babyara babazwe reka twikomereza ko nakanyuzemo turi ku mashimwe mbwira Imana ko nimfasha nkava kwa muganga ndi muzima abagore mwe murabizi ati gise cyankubitira hirya kindi gikubitira hino kindi gikubitira ruguru kindi gikubitira hepfo ati kubw'amahirwe umwana ndamubyara Imana umwana muzima mwiza namwe murabibona nabwiye Imana ko ningera mu nzu yayo nzabwira abadamu mwese n'abagabo mugapfukama abadamu mukayimunda abagabo mukakomera amashyi mwarangiza tugashyiramo n'aya speciale niko nabwiye Imana ko tuzabikora gutyo akaza akadutesha umutwe akadukoza hirya no hino turi abantu b'abagabo akadukomesha amashyi akatuvugisha impundu akadukoza hirya ati mutere eshanu z'imirambararo muvuga ngo he muvuga ngo ha ari mu matize y'ibyo yariye twicaye aho tugategereza ko mu giturisho hari nishima tugategereza ntanga ibyo mushimisha nabo rimwe se kabiri namwe mu nyamosi n'uyipfuye agasona nagama agahumbi kandi asize ibya mirenge kuri konti yarahembwa ntange mushime ntange ibyo mushimisha ni ibintu bibiri bigomba kukuranga we murokore unkurikiye nshime nuzura amashimwe nuzira mu marembo ye mpimbaza no mu bikari bye mpimbaza mushime nshima umwami wo mu ijuru ntange n'ibyo mushimisha reba se umwana wo kwa Kankindi hirya uvuye kwiga hanze yarize ku Gikoboyi nyina acuruza insombe Imana ikamuha uburyo ikamuha viza akagenda hakurya y'amazi akazi Igifaransa n'icyongereza azi kubididibuza icyo ikinyarwanda yarakibagiwe aje kandi ategerejwe na kampani runaka imuha akazi ahembwa imishahara 3 ya mbere aje mu nzu y'Imana ati amen batame amen ndashima Imana so nabwiye Imana ko nimfasha so nkajya kwiga nkarangiza ati nagize urugendo rurerure indege ngeza muri Ethiopia habaye ikibazo mu birere mbere ho ntarajya mu ndege bambwiraga uburyo harimo amasikose mu kirere ngeze mu kirere sekuse ndazibura hanyuma mbwira Imana ko nimfasha nkiga nkarangiza ikampa akazi ikampa umushahara mwiza nanjye nzaza kwishima nabwiye Imana ko nzayikubitira amasari 5 kajya ko nuko umwana w'umuhungu ahubwo muzatubwira mu masara ho mwayakuye ukabona pizza amasara 5 atekira ibiti ngo nuwo muhigo nahise ariko ibintu Imana yakoze umuhigo yanuwo ntange ibyo mushimisha ntange ibyo mushimisha reka ndobekemo akantu katari keza ku bantu batize umuntu utarize ntabwo kamuryohera uzi kubona nkanjye marioneri mfata igihe nkafata umuntu nkamwicarana nkamusengera agasubiza nkararana nawe mu mazi mu buvomo mu butayu nkakubitika agasubizwa yasubizwa ukajya ukumva yashyiriye ituro pasiteri we wibera mu biro yisambanira yashyiriye ituro umuntu utazi imibabaro ye ese ubundi ubwo ituro rikwiye pasiteri cyangwa rikwiye baragutera amabuye nyine ibi ni iby'abantu bize kadusoze kiganiro ibi ndacyagukeneye umuntu utarize arantera ibuye ariko umuntu wize arumva icyo mvuze none se kamubwire ubundi amavuta gukorera niyo bibamo ikintu cya kabiri n'amavuta wemera aragukorera reka mubwire akantu marioneri twita tunasoza n'iki kiganiro rwose ndabizi yuko hari abantu banteye amabuye hari abantu bamamagaye barambwira ngo ntukajye uvuga biriya bintu ngo bireka marioneri abyivugire ngo ni kuri channel ye ndabashimiye cyane ko mwamuguye kandi mwarakoze ariko uyu munsi wa none kugira ngo mbereke yuko ibyo mwamuguye ari byo koko uyu munsi mvuga akantu yego
ni ukuvuga ngo niba pasiteri bishopu revera aposo yego ariwe mwararanye mu mazi kuri injiji uretse ubucucu n'ubujiji naza gutukanira kuri cano yanjye ni gute wowe ufata ituro wagahaye uwo mwararanye uwo mwakubitanye uwo mwariranye uwo mwagize gute babyita kwishyira imbere warangiza ukishamangaza umuntu ntazi imibabaro ntazi uko byagenze ngo nuko ari mushumba wawe kutambukira si byo byifuza niba uri kumva yuko uzafata ituro ukarishira ari nk'umuntu uvuga ngo none se mama Mariyone ngo hari ibintu ngo ndi kugira ngo Imana ngo nibikora ngo ubwo ngo nyine ngo ndifuza ngo uzambwire ngo tugiye gufata amasengesho uzambwire ngo nose ngo umuntu asubijwe ngo yatanga ituro he ari umuntu wigeze kuvuga ijambo bamutera amabuye ariko mu rundi ruhande numva nibyo yageze ku bantu abahanurira agera kundi ati we naraguhanuriye birasohora uranjye papa kingi bati ndagukunda rata buriya papa kingi agira ukuri ibyo yavuze ni n'ukuri wowe naraguhanuriye birasohora ndakubeshyera ati ntumbeshyera birasohora uranjye none uragarutse ubundi baba bajya karakanyuzemo amusore karakanyuzemo ariko gashaka kuba ariko kukuri ni ukuri kw'Imana ihoraho mama Mariyone nuna hanura n'ikintu cyangwa se ukigisha inyigisho ukuntu inyigisho kuko ndabizi ko mu minsi izaza uzategura n'inyigisho z'ibya 10 n'amaturungo giye cy'ibitanga sibyo yego umuntu akaza akaguhamagara ngo nese mama Mariyone ngo ko mfite ngo ibirarane by'ibya 10 n'amaturo ngo n'amashimwe ngo rererere ukaba wabinyigishije ngo nkaba nshaka kubitanga ngo nabitanga he none se ubyumviye umva twari mu murongo wo kuvuga ugize amahirwe sibyo ugize amahirwe umwuka w'Imana anyuze mu muntu wayo yego sibyo yego niho wumviye iby'icyaha cyawe uragikiza yego none se ngo ndabitanga he nose ninde wabikwigishije ubu ni se urya niyo murangiye habitanga nta nabitanga kuba ari ukwibaraguza minerivare ihabwa umuntu wo hanze cyangwa ihabwa umwarimu wo mu kigo ihabwa umwarimu wo mu kigo mama Mariyone wasoje ikiganiro koko hanyuma ndi kubwira abantu ngo mwabari mu isi yose muvugirize Uwiteka impundu ku byo yakoze tubiziranyeho ibyo yakoze yego kandi mukorere Uwiteka munezerewe yego nta kubyimba nta gufyeneka nta kuvuga ngo Mana ngo wamoye iki yaguhaye iki se ngo mwuko umeka wo wawishura iki mwikore Uwiteka munezere nta bintu by'imitune ko nta gufyeneka ngo Mana ngo urabona ngo nutankorera iki ngo wampomba subugure mu biki wawo bose si ubundi ubwo uhazi ibumba riri kubwira umubumbyi ngo ngewe ngo nutanere kandi ngo nutanshigakira ngo nerekara ngo nameneke wamenetse se ko ibumba ritabuze mu kirombe se mu bundi ubwo uri mu bisi uteye uturukaye ubundi se ariko buriya baziriya kuri Imana yamubwiye ngo embayire wagahara kabi n'imwemwe buriya uzi ko hari 7,000 wowe bundi nuko nagushize mu umusitari ukakugiramo umusitari umuhanuzi w'umuriro ati naho ubundi nkagushyiramo ubusora vuba hari birindwi bitarapfukamira bayari nubwo nabyo nyuma yaho gakeya biravuga ngo shwi kubera isa kuko ari we ngiye kugira buriya ikamubwira mama Mariyone ikamubwira akantu utazakora mikosa ntukikomane mu gatuza kuko hari umuntu uri inyuma yawe uri kukurya runono nibyo nibyo nyuma y'umuntu aba ari undi umwega mukorere Uwiteka munezerewe mwakorere Uwiteka munezerewe ugashimira Imana ko uhumeka ugashimira Imana ko nabo bana bababyaye ugashimira Imana ko wanashatse ugashimira Imana ko ubunariho mukorere Uwiteka munezero umuganye ibintu byo gupfyeneka hari n'abantu bajya banirefana bakamba ibyifuzo ngo ubu ngiye guseba narayikoreye si ibyo bintu mwamwigira ni ibiki ngo ubu nguko ngo Mariyone ngo hambwira Imana koko ngo ubinteje abantu hakubiye ubundi byo se bite byayo guteje abantu maze kurya kawungure ngeje imineke ya Gros Michel ngo iguteje abantu kubera ko ikugaburira saa sita na nijoro guteje abantu ibyo bintu mubikurare muze mu maso ye y'Uwiteka muririmba
hari umuririmbyi yaririmbye ngo no mu byago nzaririmba ko ndi amahoro. Imana irashaka ko abantu muza mu maso ye muririmba munezerewe mufite amashimwe, akanwa kanyu kagaragaza ibyo yakoze. Imana irashaka ko mugaragaza imirimo yakoze, ntabwo ishaka ko murambika ibibazo cyane imbere yayo. Nubwo Bibiliya ngo munyikoreze amaganya kuko nita kuri mwe, muri iyi minsi iragushaka kuza mu maso yayo uririmba ugaragaza ibyo yakoze. Amina. Mu kanwa kanyu yego habonekemo amashimwe, kandi muyishimishe iby'imirimo yanyu. Yego muyishimishe ibyo kwera kwanyu, muyishimishe imirimo y'imbaraga ze. Yego icyanyuma dusoje mu marionete ni aba bantu nibagerageze bere kuba bya cya kiganiro ngo biyobagize. Imana y'amahoro ibaho umugisha ibishimire. Nibyo nitwa Emmanuel twishimire. Nanjye nitwa Nyirabagenzi Alice. Dusoza ikiganiro no kuri kandi mbabariro unyemerere tugisoreze hano nta kibazo, kuko aba bantu ikibazo ugiye kunsubiriza hari wakwibaza mu marionete ubundi Imana ko ari iba yaduhaye ni gute tujya gushimira abantu? Nkababwira ngo muri bakanwa muri bijigo by'Imana ko none se ngo bijigo by'Imana ngo twamumenya gute? Mu magambo make Imana iba muri twe. Ibamo. Okay, yireka. Wanandi gucahirya mu mujyi. Oya ntibakikosakosa. Yego. Imana iba iri muri cyo. Yego. Imana iri muri wowe. Abazi Imana hwiri ubwo sugiye kwikosa nk'aba bantu babaje Dawidi muri Zaburi 115 ngo Imana yanyibahe, nabo barabizi ko iri hose. Yego. Iba muri twe. Yego. Imana iri muri ziriya mfubyi zavuye mu mashuri zabo zuzirihira. Imana iri muri barabapfakazi babuze ibitenge bambara. Imana iri muri ziriya ndushyi zishonje ntukaze kwijijisha. Imana iri mu bantu, ugendera mu bantu, ikorera muri twe, nutegereza ko Imana iza n'amaguru. Ubundi se mu rusengero mu giturisho ko dutura amaturo turi Imana, wigeze ubona Imana iza n'amaguru guterura ibiturisho ikajya kubara? Abadiyakoni baterura bakajya kubara. Ibintu mwamwigira n'ibiki? Wigeze ubona Imana iza kurya amaturo? N'abapasiteri bayarya, n'abakozi b'Imana bayarya. Mu nzu yanjye ntakaburemo ibyo kurya. Nababwiraga ngo muze mu nzu y'Uwiteka mushima. Iryitanu Zaburi ngo munshimire Imana heraye, mushimire no mwisanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire kuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Urumva? Nimurangiza muyishimishe nibyo mutunze. Ugasanga umuntu atunze ibintu bya danje, korari iri kuririmba itagira mikrofone, iri gusarara, ibyuma mu rusengero byarapfu. Ubu nta n'ikintu washyira mu rusengero ngo nunapfa tubone icyo dusigara tukwibukiraho. Reka dusengera aba bantu badukurikiye. Wowe Imana agiriye neza ukaba utaraza kuyishimira, nagukeburaga. Wowe wagiriwe neza n'umuntu ukaba utaraza kumushimira, wikebure. Mama Rene, hari indirimbo ivuga ngo abo ariko nabo bazapfa izina ryawe giye kwibuka. Ariko mu kandi kanya akavamo n'ibiri. Bafite kanwa karimo ibintu bibiri. Ufite moteri ebyiri mu kanwa. Gushima mu kanya Imana yatinda kugusubiza ugatangira kuyituka. Kandi ubwo amagambo yo kuyituka niwe yabaye menshi, ayo kuyishimira abaye make. Twabashimiraga umwanya wanyu muduhaye mudukurikira. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Iyi nyigisho nimbigufashije reba nk'abantu 5 yoherereza, kandi kugira ngo zizajye zikugeraho zoroshye jya ukanda kuri subscribe, hanyuma ukore ibintu byo guhererekanya ino nyigisho igere ku bantu benshi uzi. Imana iguha umugisha, uzabumfashije vuga butumwa, kandi uzabumfashije kwaguka, uzabufashije n'abantu kwagura ubwami. Kanongera agashingura cuba. Niba ufashirizwa kuri icana. Yego. Utegetswe usabwe bivuzwe n'umunyamakuru gutanga ituro ryo gushyigikira no muri kuri nimero ya telefone
iri munsi ni amamarioneri akenshi cyane niyo yakoze live ica muri streaming ariko ubundi mwabaye muti kumuhanuzi yahanuraga mu bababarire amen bababarire batazantangira raporo ko nsigaye naka amafaranga ariko n'ubundi ndya amafaranga ntabwo ndya amabuye Imana ibaha umugisha mwinshi cyane twagira ngo tubasengere kandi dushimira Imana nagufashaga kwibuka ko ari ngombwa kujya gushimira Imana ndetse n'abantu yakoresheje ku buzima bwawe Imana iguha umugisha mwami nyiribihe duciye bugufi cyane n'abantu bari badukurikiye amaboko yawe ni magari cyane akurikira aba bantu nanone wabagiriye neza bamwe barigaye ko batagarutse gushima abandi barigaye ko batashimiye abantu babafashije bakabagirira neza iri jambo rigira ikintu rikosora mu mitima yabo kandi ubwiza bwe kuri aba bantu mbisenze shima mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen 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 shalom shalom